Yesu ashimwe bene data. Yesu Kristo yongere guhabwa icyubahiro. Aya masaha nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Mbifurije umunsi mwiza, mbifurije igicamunsi cyiza, mbifurije umugoroba mwiza. Aya ni ya masaha rero tugeze ku kigoroba cya gatandatu. Imana ishimwe. Mu bigoroba 7 tugomba gusenga tukihuza n'ubwuzure bw'Imana, tukihuza n'umugisha w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko uyu munsi hari ijambo Imana yampishuriye mu nzozi ngira ngo tuvugeho, kubera ko twese nta muntu uza hano ngo avuge ibyo ashaka kereka utayobowe n'Imana wiyoboye. Ndagira ngo iri jambo abe ari ryo tuvugaho kuko ni ryo Imana yampishuriye mu nzozi, irambwira ngo uyu munsi wa none abe ari ryo mbabwira. Imana ishimwe. Turashimira Imana ko yaduhaye imvura. No kuri imvura irakenewe kubera imyaka, kubera ibintu bigiye bitandukanye. Turashimira Imana ko yaduhaye imvura. Imana ihabwa icyubahiro naho itari yagera. Imana yibahe mu izina rya Yesu. Turashimira Imana ko yabanye natwe mu ntangiriro z'iki cyumweru, tukaba tugeze kuri uyu munsi wa gatatu. No kuri Imana ishimwe. Ntabwo ari buri muntu wese watangiye iki cyumweru umeze nk'uko tumeze. Icyo kintu abantu tujye tukizirikana. Wibuke ko kuwa mbere hari abantu batangarije amatangazo yo kubika. Wibuke ko kuwa kabiri hari abantu bashyizwe kuri stati bavuga ngo RIP, rest in peace. Rero bene data, njyewe mpora mbabwira nti bavandimwe, nujya ubona uri muzima, iyo ni gift ikomeye, iyo ni impano ikomeye Imana yaguhaye. Nubwo uri kubona ibintu bitagenda mu ruhande rwawe, nubwo uri kubona ibintu bitoroshye mu ruhande rwawe, ariko hari ibintu Imana iba yakoze, ikintu gikomeye n'impano y'ubuzima iba yakurinze. Rero data yongere guhabwa icyubahiro, nongere mpumurize imitima itameze neza, mpumurize famiye zitameranye neza, mpumurize abakozi b'Imana bari mu bibazo bigiye bitandukanye. Ni ukuri ni muhumure, Imana izaturengera. Muhumure, Imana izaturengera. Nubwo shitani yicara ari kugaragura ubwoko bw'Imana, ariko iyi Mana twakurikiye ntabwo igitsindwa. Haleluya. Iyi Mana twakurikiye ntabwo igitsindwa, ntabwo itsindwa. Satani ni umurwanyi. Imana ihabwa icyubahiro ariko si umuneshi. Imana ihabwa icyubahiro. Erega shitani arumva, nukujya mumubwira mukamubwira tumva shitani tuvugane. Umva we dayimoni, umva wa muzimu we n'umuzimukazi wo mu miryango cyangwa wahandi ugenda uzerera. Tuvugane. Uyu munota ava mu bigega byanjye, uyu munota mvira mu rugo. Umuhitangazo uhagaraye mu izina rya Yesu Kristo. Mubwire uti shitani wagenewe gutura he? Mu birunga, mu mazi magari, hari ahantu bundi abazimu bagenewe gutura. Mujye mubafata muboherezeyo. Abanze kugenda mu batwike, mu manura umuriro w'Imana mu batwike, mu bakongore. Nubundi niho hahandi ubaye utabatwitse, nubundi ntibari bukwihorere. Imana ishimwe. Uyu munsi dufitiye umujinya shitani n'abakozi be. Uyu munsi w'amasengesho, uyu munsi w'ikigoroba cya gatandatu, nazindukanye oya ni kuva nijoro, fite ifuhe rikomeye ku kintu bita imyuka mibi, fite ifuhe ku kintu bita abarozi, fite ifuhe riri mu rwego rwo hejuru ku buryo akadayimoni kose ahantu karindi kukabona nkagatumagura, nkagatwika, ngakongora, nkatumura ivu. Kubera ko hari igihe umudayimoni agira resistance ku buzima bwakanga kugenda. Ariko mureke mbabwire, mwahagurutse tugakenyera tugahangana n'aba badayimoni. Mwavuye mu bunebwe babye bagabo, mwavuye mu bunebwe bakobwa, basore, bashumba, mwaretse tukava mu bunebwe abadayimoni tugahangana nabo. Yesu yaravuze muri Luka 10:19 ngo mbahaye ubutware. Ngo yagiye kubonabona ngo Satani ngo iva mu ijuru yirabya nk'umurabyo igwa ku isi. Ngo Yesu akimara kuyibona aravuga ngo kubera ko mbonye shitani aje nk'umurabyo, nanjye mpise baho ubundi butware bwo gukandagira inzoka. Inzoka nabwiye ko ari Satani. Scorpio nabwiye ko ari dayimoni. Bari abadayimoni bari abamarayika mu ijuru bakamanukana na Sekibi. Bari bose nabo bagiye muri ishusho ya Scorpio, aribo badayimoni, bamarayika bo mwijima, myuka mibi, mauvaise esprit, bad spirit. Abo rero tugomba guhangana nabo. Ikindi bavuze imbaraga z'umwijima, nayo babwiye ko ari abantu bapfuye, abazimu, abakuru, abakurambere, abantu bapfuye muziranye, bo mwari muturanye, abutazi bazerera, nibo bita imbaraga zose z'umwijima zikubiye muri icyo cyiciro. Ibyo byose rero Yesu yabiduhereye ubutware ko tuzajya tubikandagira, ko tuzaribatira Satani munsi y'ibirenge byacu. Beneda, mureke duhaguruke turakarire shitani.
kuko numubembekereza ukanyera gukuraho umwana, eje gukureho umugore, eje gukureho akazi, eje gukureho igikundira, eje gukureho igishoro, shitani mureke tumuhagurukire. Mbabwiza ukuri, turi abasirikare, Imana ishimwe, bogejwe mu maraso, Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi ifite umujinya ariko mutagatifu, ntabwo ari umujinya wo kurwana, umujinya wo kurwana na shitani ngafata Bibiliya ngatwika ngakongora. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo twese abizeye Yesu Kristo twahawe ubutware bwo kuba abana b'Imana. Nawe uriwe, nawe wahagarara mu butware bw'ijambo ry'Imana uzi ukavuga ati shitani we mpagaze mu butware bw'ijambo ry'Imana ryanditse aha n'aha, nanjye ndakuzengereje. Waba ufite Bibiliya ukayifata mu ntoki ukazenguruka uvuga ati ndagutwitse. Waba ntayo ufite nabwo ni ikibazo gikomeye. Hano twarabivuze turavuga ati ni gute abapfumu, abakora shitani bagira ibikoresho byabo byose byuzuye, nta numwe wasanga adafite igikoresho. Ariko twebwe abantu babasenga b'abakirisitu, ukaba nta ntwaro ugira iwawe, nta Bibiliya ugira. Ukaba ufite telefone ihenze, ukaba ufite imodoka, ukaba ufite televiziyo, ukaba ufite radiyo ihenze, ariko umuntu yashaka Bibiliya mu rugo rwawe akayibura ngo uri umunyamasengesho, uri umukirisitu. Uri umukirisitu koko, tutagiye kubeshya. Umuntu udafite Bibiliya usengera hano wigaye kubera ko ikimenyimenyi. Iyo smartphone ufite irimo Bibiliya zirenga 5. Hari Bibiliya y'ibihumbi 10, hari ibihumbi 9, hari ibihumbi 20, 30, 40 bitewe n'uko zigiye zikoze. Ariko niba uri umuntu dusengana hano ukaba udafite intwaro, uri umukirisitu, Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera, butuye naho usengera hose ni ijambo ry'Imana ririmo. Kuko harimo hano n'abasilamu, ubwo namwe mufite ibitabo mukoresha ntazo ko byitwa. Ariko wigaye uyu munsi wa none ntitaye icyo uri cyo, ntitaye akazi ukora, nanjye mpagaze mu mwanya Imana imbwira ngo nimvuge. Niba udashobora kujya ku mupfumu ngo usanga adafite ibikoresho aragurizaho, yikonegitiraho n'Imana ye, agashumura imyuka ye, uzajya ushumurira kuki? Uri kwirukana dayimoni, nta n'ijambo ry'Imana ufite iwawe. Twabonye ko kugira ngo umuntu asenge ubutarambirwa ari uko basoma ijambo ry'Imana, uyisomeraho. Iyo muri telefone ejo bundi setup bazazisiba bazivanemo, usigara uri kureba. Hari n'abantu bagira ukwizera akavuga ati iyo ndaje Bibiliya ku musego nta shitaniza, uko n'ukwizera kwawe kandi koko ariko kwizera kwawe nta niyaza. Ariko uzasanga umuntu agenda mu modoka nta Bibiliya agira, peka gahinda we. Uzasanga umuntu ajya mu kabara kishira 30, 50, 100 yanywereye 200 nta Bibiliya agira, kandi ngo bwari gusengera hano ngo ategereje ngo ko Imana izamuvugisha. Nk'abantu mufite imodoka wagakwiye kugira Bibiliya iba mu rugo niyo ushyira mu modoka yawe. Haleluya. Mu modoka yawe. Kuki hari abagenda mwanywa amacupa y'inzoga n'amacupa ya za warage na zaki? Kuki mwebwe mudashyira Bibiliya mu mamodoka yanyu? Igihe wicaye utari mu rugendo wenda uri kureragisa, wifatire umurongo wisomere, bitwaye cyari ikinego kirimo. Byakubuza kuba uriwe. Byakubuza kuba umugabo w'icyubahiro ngo nuko ufite Bibiliya mu modoka. Byakubuza kuba umugore mwiza ngo nuko ufite Bibiliya mu modoka. Nyamara uzasanga mu gikapu wabitsemo makiyaje, washyizemo makeup, washyizemo ibiki byose, ukibagirwa icy'ingenzi. Nababwiye ko ufite umujinya uyu munsi wa none, ariko umujinya mutagatifu, nagari umujinya mubi, umujinya mwiza wo kubakangura no kubarwanirira ishyaka. Rega n'Imana yantumenye. Umutambyi Eli yazize kudacyaha. Hari igihe ushaka kubona ikintu hano kitameze neza, Imana ndi kugaya nta kibabwira, Imana akaba ari ngiye biza kuza kudondoza cyangwa ikankubita inkoni mu bundi buryo. Ariko niba uri umuntu turi gusengana hano uyu munsi wa none ufite smartphone ukaba unkurikira, undebera kuri laptop, undebera kuri tablet, iwawe akaba nta Bibiliya ufite, wigaye no mu isi y'umwuka Imana ikugaye kubera ko mu butunzi Imana yagoye ntabwo abuze nk'ibihumbi 7, 8, 9, 10 uguramo Bibiliya. Bibiliya igufitiye akamaro, Bibiliya irimo ijambo riguhumuriza, Bibiliya irimo umuti, Bibiliya uganiramo n'Imana. Ko ufite smartphone uganiriraho n'abashuti bawe, kuki udashaka kugura ikiganiramo n'Imana yawe? Niba ushaka gukura mu isi y'umwuka, nudafata Bibiliya ngo uganiremo n'Imana, niyo message Imana yadusigiye, ntabwo uzigera ukura. Yari nk'ukuntu twigisha gutyo umuntu akavuga ngo Bibiliya ngo warayisomye, none siyo ntayigira nari kubabwira iki? Namwe rero bene data n'ukuri numvisha nababwira iki kintu. Uyu muntu udafite Bibiliya n'ukuri fata umuhigo. Ibindi bintu buhagaritse kujya gusuka, buhagaritse kujya muri salo, buhagaritse kujya kugura rwa rukweto na yashakoshi. Nawe mugabo buhagaritse kujya mu kabari gushokana na ba bantu banze ushaka Bibiliya.
kandi ni ukuri muzabona ko ibintu mba mbabwira nari nyobowe n'umwuka w'Imana. Uzi ko hari igihe bigucanga umwana yarwara ugahamagara umukozi w'Imana ukamubura, ugahita uyikurura ukayirambika ku kaguru k'umwana cyangwa ku mutwe, ati ndatwika umudayimoni mu izina rya Yesu. Wigaye urebe ibintu utunze mu nzu yawe ukuntu bingana by'agaciro, mu kanya bishaka kuza bikanashya inkuba igakubita bigashya ukabibura, ariko nta nkuba ndumva yakubise Bibiliya ariyo murumva. Bavanda akakanunizere ko mugiye kugakosora mu mwuka Imana yabagaye, kandi mujye mwemera umugayo. Umuntu uratsindwa dokiro refore dekire controle dotaye desika de sansoma nini dokiro orefo. Umuntu uratsindwa n'iki kintu abwira Imana ngo Mana mbabarira. Ushaka gusenga, ushaka kugana n'Imana, ariko nta kigukonegita n'Imana ufite. Kuza ukumvira ijambo hano nasomye ntibihagije, uba ukeneye nawe kubona akanya iminota 5 ku munsi 10 wenda ukareba muri Bibiliya, cyangwa wajya kuryama ukubura Bibiliya. Nigeze mbaho ubuhamya bw'umwana w'umukungu wari ufite umuntu wo muri famiye w'umukire cyane w'umuherwe, kandi uku ni ukuri ntabwo ari igitekerezo. Umwana ategura ubukwe, hari ukuntu abantu bategura ibirori bitewe n'inshuti dufite, ukajya uvuga ati ndabizi neza uyazantwerera kuko hano nanjye mfitemo abashuti, avuga nti nk'uyu nguyu ndabizi nkoze ikirori ntiyamburira ayi. Umwana rero mu gusetinga intwererano asetingamo na wa mugabo muri famiye yabo, avuga ati ndabizi neza papa nyanaka ntazamburira amafaranga ari munsi ya miliyoni kuko ni umukire, turahuza nta kibazo. Ariko umugabo akaba yari umukirisitu. Arangije umva ubukora bureka buraba pe. Umwana agakomeza ategereza intwererano ivuye muri ya famiye, umwana arayibura. Umugabo ubukora bureka buraba, niko abakire benshi ubundi bakora. Ariko abakire abakire rwose, abakire mwubahwe muteraniye hano, n'uburyo gukira si ikintu. Abakire niko bakora. Umukire arakureka ukabanza nyine ukirwanaho, akareba ibyo ushoboye, noneho yabona wananiwe akajya yaza akagufata amaboko. Ariko Imana ijye ibaha umugisha rwose, kuko mutatererana abantu b'Imana. Urumva umukire aramureka, umwana akora ubukwe, none intwererano zikaza, uwo mugabo ntamubonemo, message zasona, uwo mugabo ntabone, umuhungu ntabone mu intererano ye. Ubukwe burinda buba, doti iraba, roriji iraba, nta ntwererano iturutse kuri wa mugabo umwana yabonye. Noneho baza kugira umwanya wo gutanga kado. Urumva umugabo yabutashye bisanzwe, aravuze ati reka nzareba aho bazananirwa, wenda numve ko hari icyahungabanye mbe nabatera inkunga. Yumva nta kintu kidasanzwe cyabaye, arangije avuga ati ariko uyu mwana nubwo yagerageje kwirwanaho, nyuma ashobora guhura n'agakrize. Abantu mwakoze ubukwe mwese muri hano mwubahwe, krize ya nyuma y'ubukwe murayizi ukuntu imera. Hari n'abantu hano mutarakora ubukwe muzadepansa amafaranga ngo mwemeze abantu. Ntabwo wakemeza abantu kuko ntiwaza gukora ubukwe uburutu bw'abandi bakoze. Nyuma sufuru uri kwishyura amadene wenyine, inzara ikurye wenyine, ba bantu ngo wemeje n'ubundi baragiye barakuvuga n'ubundi. Umwana bagira mu bihe byo gutanga kado, barazitanga na ya famiye nayo ihaguruka ijya gutanga kado. Muri kado uyi famiye yatanze ntago yigeze ifunga ngo ivuge ngo ndafunze kwa kundi dufunga ibikado binini. Oya, yafashe Bibiliya iragenda ihagarara nyine ku murongo. Noneho umugabo avuga speech, aravuga ati mwana wanjye narebye mbona mu mpano zose naguha, iya mbere ngomba kuguha ubufasha naguha, icyo nagutwera amaboko nagutwera ari Bibiliya, kuko urugo rwiza rwubakiye ku Mana. Iki gitabo nugisoma ibintu bizagenda neza, iki gitabo nugisoma ibintu bizakoreka. Urumva arangije amuhereza impano, arya kwiyicarira. Ariko mu by'ukuri umwana w'umuhungu niyishimye kugeza ubukwe igihe bwabereye. Mwene waba atamutwerere, kandi yarazi ko ari umuntu muri famiye bafite ukomeye, ntiyishimye. Baragenda bakora ubukwe, birarangira, bashyira amagifti hariya, birarangira. Urumva uwo mugabo yari yatanze impano ya Bibiliya inagaragara n'amaso, ntabwo byari gusaba ko bagira mu rugo bakayifungura. Baragenda barambika hariya izindi mpano, urumva bwarakeye barazifungura zose, bareba mw'ibyo bari babahaye. Ariko wa muhungu we Bibiliya nyine bahise bayirambika nkaho ngaho. Umva bubatse urugo, bakabyuka bajya mu kazi, bakabyuka bigendera. Hehe no kuvuga ati umuntu yaduhaye Bibiliya reka tuzafungure tujye tunasoma mbere yuko turyama, kandi ngo nabakirisitu wapi ntibigeze bagira gute bafungura Bibiliya. Ukwezi kwa mbere Bibiliya nyumvira abageni badasenga, bakajya mu misa ku cyumweru gusa. Ukwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu. Urumva umwana yararakara avuga ati nyanaka ntiyantwerereye, birashobora ko agendaga nabivuga ko atamutwerereye.
kera kabaye sinzi ukuntu biriwe mu rugo babura icyo bakora batangira kujya bajirogotora nk'utuntu kwa kundi umuntu aba ari mu rugo yabuze icyo akora akajirogotora nk'utuntu. Sinzi ukuntu yafashe Bibiliya arayitiripota kumwe umuntu arambura impapuro agiye kubonabonamo imbere hagati harimo sheke. Imana ishimwe, abonamo sheke ya miliyoni zirenga zingahe. Yo umugabo n'umugore barababaye baravuga ati mbega ubugoryi twagize, mbega gutekerereza umuntu nabi, mbega umva bariza amarira. Baravuga ati koko kudasenga nk'ubu dusoma Bibiliya tukagira n'ubu tuba twarayabonye amafaranga mu bibazo twamazemo iminsi dufite crise, ariko kuko tutigeze dufungura ijambo ry'Imana ngo dusome. Undebere namwe mwabyumvishe, ntabwo mbabwiye ngo mufungure ngo uyu munota harimo amadolari, ariko muri Bibiliya ufunguye ijambo ry'Imana harimo ibirenze iyo mpano wa musaza yasizemo, harimo ibirenze iyo sheke. Uko urambuye Bibiliya harimo ubutunzi burenze, haleluya, burenze ya sheke bahaye wa muntu akajya kubikuza wenda akayakoresha agashira. Ubutunzi bwo mu mwuka ntibushira bene da, ntabwo bushira. Twego ubutunzi dukura mu ijambo ry'Imana ntibushira, kuko dukuramo imbaraga, tugakuramo ubwenge, tugakuramo imigisha, tugakuramo n'ubugingo buhora buzatuyobora kurinda twanavuye no kuri iyi si. Bivuze ngo iyi Bibiliya irimo ubutunzi burenze ukwemera. None ntabwo ubu n'umunota bakubwiye ngo hari ikirombe kirimo zahabu wakamera ukararucukura ijoro ryose. Ikirombe kirimo zahabu kiruta iyi Bibiliya ni ikihe? Ntacyo. Cukuramo buri munsi urebe, cukuremo saa sita urebe, ucukuremo nimugoroba urebe ibintu bizaza mu buzima bwawe ukuntu bizabingana. Ninde muntu wasenze akagira icyo abura? Ninde muntu wasenze Imana, haleluya, hagakorwa n'isoni kuva mu itangiro kugera mu byahishuwe? Nta muntu wigeze usenga Imana ngo amware, haleluya. Nabonye Yesu Kristo atabara abantu bari mu kaga, nabonye Yesu Kristo atabara abantu bari mu makuba, nabonye Yesu Kristo atajya yirengagiza intore mutakira ku manywa na nijoro. Imana ishimwe. Imana yemeye ko mbanziriza kuri iki kintu. Mwihangane mujye mwihangana introduction mba natambukije. Shobora kuba ngufi cyangwa ikaba ndende, ariko muri utari wakanda subscribe rwose, nkubwiza ukuri ko uri kunyagwa, nkubwiza ukuri ko Satani ari kukuriganya umugisha. Ati kubera iki uyu munota marayika w'Imana ku rutonde rw'abantu yajyana, uyu munota ntabwo urimo? Kubera iki uraza ukumva isengesho ukagenda, wakanze subscribe ukajya mu muryango w'abana b'Imana, Imana ikajya kurebera mu ndorerwamo y'abantu bazajya baheshwa umugisha n'umukozi wayo. Imana ishimwe. Gukanda subscribe bigutwaye iki? Ukajya ubona notification y'isengesho rije. Uzi ko tuzajya no mu ijuru tukagusiga kubera ko utabona message ku gihe? Imana ishimwe. Kandi subscribe rwose, shaka kubona rwose muri ukwezi kwa gatanu n'ukuri ubwoko bw'Imana hano twabaye benshi, bizashimisha abantu bumva ijambo ry'Imana hano turi benshi. Bizajya binezeza kuko tuba turimo dutera urubuto mutazi mwebwe. Kandi ikindi gerega mba ndi mu kazi, buri Imana ibara abantu nabwirije ku munsi, ikabara bagize aho bava naho bajya. Kuko nanjye kuko ndi umukozi wayo nkaba n'umwana wayo, nanjye ndayibwira nti Imana, wabonye ko nakoze umurimo wawe, wabibonye ko hari abantu bafashijwe, wabibonye ko hari abantu bari bihebye umutima ukagaruka, niki Imana yamushyiriyeho hano inkura mu kazi ka leta. Imana ishimwe. Rero mwene data, nta kiza kuba mu muryango w'abana b'Imana, nta kinego biteye, nta gisebo kuba ahangaha rwose. Uyu munsi Imana yambwiye ngo mugire ibintu musiga, niko yambwiye mu nzozi. Yambwiye ngo kuri uyu munsi ku kigoroba cya gatandatu, Imana yambwiye ngo igambiriye kutugirira neza, ngo ariko abantu tugira ibintu dusiga. Nanjye umushumba ashobora kuba mbifite narasiga, nanjye uyu munsi sabwa gusiga. Imana ishimwe, kuko twese turacyari ku isi, ntabwo turageraho Satani atabasha kurasa imyambi. Nari babwenge ntabwo ndi umukozi w'Imana wiyemera. Nemera amavuta y'abandi bakozi b'Imana, nemera ko abandi bakozi b'Imana bansengera, sinjya nikakaza ngo mvuge ngo ndapotre ngo mfite amavuta yo hejuru. Oya, nanjye nkeneye impano ziri mu bandi bakozi b'Imana. Agaciro nanjye isengesho rivuye mu bandi. Rero uyu munsi Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mugire ibintu musiga, kuko Imana iri kureba ikashaka gutanga imigisha ariko ikabura uburyo yitangamo. Twaribiye, twohereza intabaza, turazenguruka, ariko hari ibintu Imana yambwiye ngo dusige. Umuntu ushaka umugisha w'Imana agashaka gutabarwa muri iyi minsi tuvuyemo,
hari ibintu usabwa gusiga mu izina rya Yesu. Hari ibintu usabwa gusiga uyu munsi wa none, wabyanga wabyemera. Nutabisiga umugisha w'Imana uzahora uwubwirwa ntawe uzigera ubona. Imana ishimwe. Itangiriro 12 niho tugiye gusoma imirongo nk'ibiri ya mbere 3. Niko Imana yambwiye ngo mbabwire. Ugenda ubabwire bagira ibintu basiga. Ndababwira nanjye nibwira. Haleluya. Kuko nanjye nkeneye umugisha w'Imana. Nino ndakeneye umugisha w'Imana. Singiye si imigisha y'Imana ndayizira. Ntabwo nanjye nayigwiza. Imana ishimwe sindayigwiza nanjye. Nta na kimwe cya kabiri cy'imigisha irangeraho. Ariko hari iyaje, ariko hari n'indi ntegereje mu izina rya Yesu. Bene data, mureke dusomere ijambo. Uyu munsi wa none wumve ko hari ikintu Imana igushakaho. Hari ikintu Imana igushakaho. Tangiriro 12. Uwiteka ategeka Aburamu ati va mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwe urubyaro, nimwe imiryango yose yo mu isi izahererwamo umugisha. Twakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, uyu munsi wa none Imana yambwiye ko mukeneye imigisha pe, kandi hari niyo yababwiye rwose. Ariko hari kondisiyo. Umuntu uremera kuyikurikiza, iyi migisha y'Imana iramugeraho. Imana ihabwe icyubahiro. Igitabo cyo gutegeka kwa 2:28 umurongo wa mbere haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka, ngo amategeko ngutegeka uyu munsi wa none, ngo iyi migisha yose izakuzaho. Iyo ukomeje gusoma ubona imigisha Imana izaha abantu bayo bayumviye. Hano kwa Aburahamu nawe Imana imubwiye ibyo akora, iramubwira ati nubikora nzaguha iyi migisha. Iyi tumaze gusoma. Bene data, imigisha Imana itanga irayifite pe. Imana ifite imigisha, ifite imigisha yo mu rubyaro rwacu, ifite imigisha yaho twerekeje ibirenge, ifite imigisha yaho twerekeje amaboko, ifite imigisha yo Imana nyagasani. Ariko hari kondisiyo. Muri ruka kwa Aburahamu mu muryango wabo bari abantu bacuruzaga ibigirwamana. Ubundi Imana Aburahamu ni Imana y'abacuruzi. Bacuruzaga ibigirwamana bafite ibintu byinshi bacuruza. Noneho Imana iramureba, iravuga se Aburahamu ko ndi kumureba muri ya muryango, habona Aburahamu akwiriye umugisha, kandi uyu mugisha wanjye haleluya ukaba utamusanga mu bigirwamana by'iwabo kwa Setera, biri bugende gute? Uyu mugisha ninyizana nkayihereza Aburahamu akayibona, abantu haleluya bazavuga yuko iyi migisha Aburahamu afite ayikomora muri biriya bigirwamana by'iwabo, ko aribyo byamuhaye ubutunzi n'ubukire. Kandi Imana irabyanga. Iyi Imana ije kukugirira neza ibanza gukuraho ifatiro, base, fondation yashyizweho n'ibindi bintu byose ibyo ari byo byose. Imana ikazi igatangiza ibintu byayo yonyine, bitazagira undi muntu byitirirwa. Kubera ko Imana ikunda icyubahiro, ibishaka kwestara ikintu cyayo yonyine kugira ngo ikitirirwe, Imana yahabwe icyubahiro. Ubu hano hari abantu mutunze ibintu byanditse ku Mana gusa. Imana ishimwe. Hari n'abantu bafite ibintu bitanditse ku Mana, byanditse kuri shitani cyangwa byanditse ku bantu bagiye babibaha. Ariko byabibabaje cyane. Byabibabaje cyane utunze ibintu mu rugo utazi ko byavuye mu biganza by'Imana. Nigeze mbabwira umugore w'umukozi w'Imana wajya kugura ibase mu rugo akabwira Imana ati Imana ndagushimiye ko mpaye ibase. Kavuga ati nibi base nayiguze 5,000, kafata amafaranga wenda 100 cyangwa 200, ngende nture mbwira Imana nti Imana ndagushimira kuri cya gikoresho wampaye kandi ujye ukindindira. Imana yamuhereza inka akajya mu rusengero akabwira Imana ngo Mana ndagushimira ko wampaye inka, ariko ngira ituro ryo gushinganisha ya nka wampaye ujye uyindindira. Kaba yari afite umugabo rero wagendaga afata ku mafaranga umugore atabizi, agenda akagura ibintu agashyira imusozi. Kumwe hari abagabo b'ibisambo babikora, bagenda bagura ibintu bakabihisha abo bashakanye. Umunsi umwe umugore aza kuzatata amakuru, aravuga ati Mana mbega umugabo wanjye kunagiye kunteza Imana, nta kintu kimwe nagura muri iyi nzu, yaba imyenda yaba ibiki yabikoresho byo mu nzu, kitavuye mu biganza by'Imana kitabaruye kuri Yesu. None uyu mugabo agiye kunteza akaga. Ubwo umugabo ari muri dushe yitaba telefone, kumwe abantu bashakanye, umwe yitaba telefone y'undi, ahita yitaba, ahubwo atumva papa nyanaka ati yanka yawe ati iguye niba ari ngo mugiki sinzi. Ubwo yari yaraguze inka ayiragiza ahantu umugore atabizi. Imana ishimwe.
haciyeho undi munota ati papa nyanaka ati ya moto yawe tiragonze tiyashwanyaguritse. Umugore aravuga ati umugabo wanjye abafite ibintu, twaba dufite ibintu muri urugo tutabaruje ku Mana. Ninde muntu muri leta ugira ubutunzi butabaruye? Ninde muntu ufite ubutaka ubungu butabaruye muri leta? Ninde muntu ufite ubucuruzi butabaruye muri leta? Ninde tutagiye kubeshya? Abakirisitu natwe tujye tumenya ko ibintu byose dutunze byavuye ku Mana. Arangije avuga ati uyu mugabo ashaka kunteza Imana yanjye. Iyi Mana tumenyeranye ko buri kintu cyose cy'umutungo uri hano iwacu nta handi twabikwera ku Mana, bigomba kuba bibaruwe ku Mana. Umugore arangije araceceka, bagiye kuryama. Mbere yuko basenga babaryama, umugore arabanza abaza umugabo ati mugabo mwiza, ati nta kintu twaba dufite muri uru rugo mu miryango wacu kitabaruye ku Mana ngo senge ko ngiye kongera guhesha umugisha ibyo dutunze, shimira Imana. Umugabo ati ntabyo. Imana ishimwe. Oya, ntabwo moto yagonze umunsi umwe. Ntabwo moto nari nibeshyeho gato. Ntabwo moto yagongewe umunsi umwe n'inka igihigwa mu gisimo. Habanje kugwa inka mu gisimo niyo telefone yitabye mbere, ibya moto byo yabimenye nyuma hamaze gusengera. Umugore aramubwira ati mugabo mwiza, ko ngiye gusenga ese hari imitungo twaba dufite muri uru rugo wampishe ntazi tukaba tutarayeretse Imana koko? Umugabo ati ntayo. Amubaza ngo inshuro 3. Umugore arangije arasenga abwira Imana ati Imana ndagushimira ku byiza waduhaye, mwami ujye ubindindira kuko ntanga amaturo yabyo yo kubirinda na ya business impora nyirindisha, ngo ujye yiduheramo umugisha tubone ibidutunga. Ariko mwami Yesu, niba uzi ko hari ikintu kibarwa kuri uru rugo nigeze nkwereka tutakubarujeho, mwami Imana ukidukureho, ukinyamurureho, utandukanye nacyo. Ati imigisha yose dufite hano urayizi, niba hari ibintu uri kutubonaho muri uru rugo bitari ibyacu tutakweretse ubidukureho. Uwo mugore akimara gusenga iryo sengesho nibwo wa mumotari ya moto ye yagonze iramanjagurika. Umugabo ataha ari kurira, aririra umugore amubwira ko yari yaramuhishe kugira gute, yari yaramuhishe ko hari ubutunzi yajyaga haha ajyana mu gasoza amuhisha. Rero bene data, Imana yararebye uyu mubyeyi bwo afite uko yabagaho mu buzima bwe. Niba utari usanzwe ubikora ntabwo wamwiganye ngo bikunde. We niko kuntu yarabanye n'Imana. Niba mu rugo baguze imodoka, urakoze Mana, iyi modoka nayikubaruyeho ni yawe, akayitangira ituro ryo kuyishimira no kuyishinganisha. Nuko yabikoraga. Umugabo ashitangiye kujya bivanga amuvangira, abwira Imana ati reka da, ntabwo ndi igisambo, si ntujye umpa ibintu ngo mvuge ko byavuye ahandi hantu. Ubundi kizakubwira ko umaze gukura mu mwuka nuko ubwenge bwawe buzakubwira ko nta kintu ugeraho ukigejejeho. Niba umaze kugera kuri iyi revu rwose mu mwuka uteraruye 7 uvuge ngo ndi kurugera Imana ishaka. Kuko ubwenge bwawe ubu hari abantu bibwira ngo kuba bakize ni imbaraga zabo, abandi badakize ni ibigoryi, ntibizi gushakisha, ntibizi gukora. Abo baracyari kure, barakizera imbaraga zabo. Ariko niba ureba ukabona buri kintu cyose kiri mu buzima bwawe ugikesha imbabazi z'Imana, ugikesha ubuntu bw'Imana, ugikesha ko Imana yakugiriye neza ikakiguha, uri mu murongo mwiza. Uri mu murongo mwiza wo guca bugufi, Imana izajya inakongera. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko hari abantu bubuzuye ubwibone ati biriya ntabwo bizi gukora, bizanapfana ubukene. Kandi ari umugisha Imana we yafunguye, kuko ni igihe cyawe. Buriya ni igihe cyawe cyo kuburi kwakira, ni igihe cyawe cyo kubura ubukire buri kukuzaho, igihe cyawe kizavaho hajyeho icyundi. Imana iramubwira ati Aburahamu ushaka kuguha umugisha udasanzwe, utandukanye n'uwo nguwe uri kubona iwanyu, ariko kondisiyo ubanza ndagutegetse. None Imana yakoresheje n'itegeko mutagira ngo yaramuhendahenze. Uwiteka ategeka yambwiye noneho nanjye ngo bwira abantu bagira ibintu bareka, bagira ibintu bareka, kuko imigisha irahari kandi ishaka kuyitanga. Hategeka Aburahamu ati va mu gihugu cy'iwanyu mbere na mbere, peyi natari, va mu gihugu cy'amavuko. Mu buryo bw'umwuka, impamvu Imana idusaba kuva mu gihugu cy'amavuko mu buryo bw'umwuka ntabwo ari ukuvuga ngo none urava mu Rwanda ujye muri Canada, hoya. Ntabwo ari ukuvuga ngo uyu munsi urava muri Uganda ujye ujye Kenya, hoya. Ntabwo ari cyo bishatse kuvuga. Hano Bibiliya yandikiwe abanyamwuka. Igihugu cyawe wavukiyemo, hano nk'ubu kwa Aburahamu bacuzaga ibintu by'ibigirwamana gusa. Iyo urebye igihugu cyawe cya kavukire, muri deliverance narabibigishije ko iyo ushaka kwibohora ibintu bya karande ubanza kwibohora kuri kavukire. Narabibigishije kuko kuri kavukire hakorerwa ibintu byinshi cyane bibi.
Kavukire baba barahatangiye ibitambo, amaraso y'ibitungwa akameneka hasi. Kavukire nibwo butaka wavukiyeho, nibwo mama wawe yagutwitiyeho, nibwo butaka umunsi uvuka niho amaraso yamenetse uri kuvuka, niho umuntu wakwakiriye ava, niho umunsi wa 8 wahujurije. Kuri kavukire habera ibintu byinshi. Nibwo butaka wagenzeho bagatora bukanda bwawe, kuri kavukire niho bagiye bakuzirikira aho ngaho. Iyo umuntu ashaka gukira rero mu buryo bw'umwuka, ubanza kwibohora mu isi y'umwuka kuri kavukire. No mu buzima busanzwe muzareba abantu benshi ko iyo bavuye kwivuka atari bwo batera imbere. Se mujye mwibaza icyo kintu. Impamvu abantu benshi batajya batera imbere bari aho bavukiye. Kubera iki? Hari imyuka mibi iba yarabazirikiye aho, hari imitongero n'imihango n'imigenzi iba yarakoreweho muri iyo zone ituma batakira imigisha runaka. Ariko iyo uhavuye ubucitse ya mitongero, cyane cyane niba hari n'ibintu byagufata ugeze iwanyu, niba hari ibyahakuzirikiraga, niba ari ya migenzo muhakorera, iyo uhavuye niba ari amaraso yahamenetse, ubutandukanye nabyo. Niyo mpamvu abantu benshi iyo bavuye aho bavuka kenshi batera imbere, ukabona baratumbagiye, kuko imyuka ibarondora ntabwo ibiri hafi aho ngaho kuri ubwo butaka. Imyuka icoshomora ubutunzi bwabo hari igihe aba yaye mu bicumbi by'ibicanira aba yabivuyemo. Imana nicyo kintu cya mbere yagombaga kubwira Abrahamu ati va mu gisekuru cy'iwanyu, idetashe, itandukanye nacyo mu buryo bw'umwuka. Niba baterekeraga we bivemo, niba basambanaga we bivemo, niba bibaga we bivujobokemo. Uyu munsi turicomokora mu bisekuru byo kwa Batera. Uyu munsi uricomokora mu gisekuru cya so na nyoko, mu cya 3, mu cya 7 no mu cya 12. Uricomokorayo mu buryo bw'umwuka. Haleluya! Nicyo tugiye gukora uyu munsi wa none. Niba mu miryango yanyu basambanaga, icomokore mu busambanyi. Niba mu muryango wanyu bibaga, icomokore muri ubwo busambo. Niba mu muryango wanyu mbese hari ibigeso biba biri mu miryango, ibigeso, ibyaha bigenda mu maraso yo mu miryango. Niba mu miryango wanyu mukuramwe amada, icomokore muri ibyo bintu byo gukuramwe amada. Niko kuva mu gisekuru cyo kwatera. Nuko kuntu bivuyemo nta kundi. Ntabwo uyu munsi urazinga imyenda ngo uvuge ngo narintuye ngo mu Burundi none ngo giye mu Rwanda. Ntabwo ari uko nguko bimuka. Gusiga igisekuru cyo kwa so ntabwo ari uko. Gusiga igisekuru cyo kwa so no kuva mu bibi bakora. Wowe byose ukabijobokamo, ukahinduka icyaremwe gishya. Nibyo Imana yamubwiraga. Iki nababwira ngo siga inzu ya so. Imana ishimwe. Buri yijobotse mwabiriya bintu urumva mwamusa nk'abantu mugiye gutandukana mu mibereho, mu mitekerereze, mu migendere, mu mikorere. Iyo utandukanye nabo muri ibyo bintu, utangira urwawe rugendo rukuvana nyine mu gisekuru cy'iwanyu, mu nzu y'iwanyu, rukwerekeza mu gihugu cyiza cy'amasezerano. Kuko Imana ntabwo ashaka kugirira neza Abrahamu kugira ngo bitazitirirwa ibyuka bibi by'iwabo. Hari ibintu Imana igomba kugukorera ari uko wagize ikintu ukora. Impamvu abantu bajya babura umugisha w'Imana bamwe na bamwe, hari abantu bajya banga kuva. Imana ishimwe. Kandi kugira ngo ubone umugisha w'Imana byanze bikunde hari ahantu ugomba kuva ukajya. No mu buzima busanzwe tutari no mu mwuka, hari igihe abantu Imana babwira ati va kuri uyu musozi wa Rwamagana uzi Kigali. Ati Yesu ubuse nasiga amasambu, ubuse nasiga ibiki, uzatagangarira aho ngaho. Cyamba urugero ko iyo ntaza kuvaho nari ntuye iwacu ngo nzi Kigali ntaba ndi umushumba. Kuko ahantu ntuye byanze bikunze bureka babwire, hari imigisha utabona. Hari imigisha utabona ukiri iwanyu. No mu buryo bw'umubiri. Haleluya. No mu buryo bw'umubiri hari agasozi Imana igukura ikagushyira ku kandi, kubera ko utwo dutozi twose narababwiye ngo ntabwo tugira imyuka iturondora imwe. Imana ishimwe. Ntabwo ngewe Rozine iyo nyiza kuba ngituye iwacu aho mvuka ku ivuko, hahandi nababwiye ntabwo uyu munota mba ndi umushumba. Kubera iki? Iwacu ntabwo baratera imbere ku buryo haboneka amacacizi nk'ari i Kigali. Kabiri, ntabwo iwacu haratera imbere ku buryo bavuga ngo uyu munota tugeze kuri level yo kwimika abashumba b'abagore. Kandi maze uyu mwaka wa 5 ngiye kubana ndi umushumba. None murumva iyo nkiza kugumya iwacu nyirizina, kandi risezerano ry'ubushumba naribwiwe kuva kera ryari busohore gute. Imana ishimwe. Hari n'indi migisha myinshi nagiye nakira kubwo kuva ahantu nari ntuye, nari naravukiye. Hano mufite ubuhamya abantu benshi mwagiye musingira imigisha muvuye aho mwavukiye, murimo benshi. Ngaho mbwira iyo ukigumayo cyari kugenda gute. Hari imigisha myinshi wakira iyo uvuye iwanyu ku ivuko. Hari n'indi ntababwiye nakiriye ngeze i Kigali, nyamara nkiza kuba ndi iwacu ku ivuko ntari buyibone. Imana ishimwe. Imana ishaka ko mwimuka mu buryo bw'umwuka n'umubiri. Imana ishaka ko mwimuka mu buryo bw'umwuka n'umubiri. Abantu Imana yabwiye ngo nzabimura. Mukuri ni muyibwira ati Imana twimure. Kuko hari igihe Imana ireba ahantu utuye
ikabona hari umugisha runaka utahagusanga rwose ntakubeshye. None se umureke mbabwire, hari umuntu ushobora kuba utuye ahantu ubu ngubu nta n'umuhanda urahagera, yagize ngo ibyapfa kora kugira ngo Imana imubwire ngo nzaguha imodoka uzitwara, yawe utwara mu uhe muhanda? Imana ishimwe. Cyakora ishobora kubimubwira wenda iteganya ko igihe izamubwira akimuka akava mu icyo cyaro wenda agatura ahandi, aho wenda ntawe toye kori ihari ngo ariga gutwara imodoka. Uwo muntu iyo umuhanuriye iryo sezerano amera nkaho ari mu gicuku, aravuga ati nzatwara nzagira gute se, bizanyura he, hano nta modoka njye mbona, nta barimu bigisha, bikaba mu gicuku. Kugira ngo iryo sezerano risingire bigusaba kwimuka. Turi mu mubiri ubu ngubu rwose, hari abantu Imana yagiye ibwira ati nimuhindure iseta mukanga, nimuhindure umusozi mutuyeho mukanga, nimuhindure ibihugu mutuyemo. Imana ikanakubwira ati ndakwimuye, abantu bagakomeza bashinga ibirenge. Ni ukuri, reka mbabwize ukuri, mwidindirije imigisha ntababeshye. Imana ikagusanga ukabona niyo ugakomeza uresista ngo ngo ubuse natize intoki ngo ubuse ngo, kandi ubwo Imana ibyiguteganyiriza birenze n'izo ntoki zirimo ibitoki 3 4 wirirwa ubara. Imana ikakubwira ati ndabona iyi seta mwana wanjye igihe kirageze ngo iyi seta uyimukeho. Imana ikarazana n'ibimenyetso bikwereka ko aho hana ari habi, ukanguka haguma. Warangiza ukirirwa uri kubogoza ngo abakoze Imana ni musengere ngo ibihombo biranyishe ngo ibiki barandoga ku iseta, kandi Imana wenda yarakubwiye ngo imuka ukanga. Muba muri kutuvuna. Umuntu wanze kumvira Imana ubundi avuna abanyamasengesho. Byabaye ngombwa ko Imana ibwira ngo ndagutegetse va hano mu gisekuru cy'iwanyu usiga umuryango wawe, nzakugirira neza. Imana rero yambwiye ngo mbabwire ngo nimugire ibintu musiga mu miryango yanyu, mugire ibintu musiga. Muvandi wasize uburayi, ugasiga ubusambanye, ugasiga ubusinzi, ugasiga ubusambo, ugasiga amatiku, ugasiga amahano, ugasiga ubujuru, ugasiga ibiki byose wasize. Uyu munsi ibintu nutabisiga ngo birebere hariya witandukanye nabyo ubyicomokoremo, ni ukuri ntabwo uyu mugisha Imana itubwira uzapfa kuyisingira, kuko hari ibintu Imana itapfa gukorana nabyo. Mureke ibi bintu tubirekure mwene data, mureke ibintu bidashimisha Imana tubirekure, mureke ibyo bintu wijanditsemo bidashimisha Imana tubivemo, turebe ko ineza y'Imana itatugeraho. Imana amubwiye ati niba wemeye kubireka, imuha amasezerano arenga 5. Nzaguha umugisha, nzamamaza izina ryawe, uzakuvuma nzakuvuma, imiryango yose yo mu isi niwe izahererwamo umugisha. Murumva iyo umuntu yemeye kumvira Imana akagira ibintu acomokokamo bibi, ikintu Imana imukorera. Mwabagore mwe nimuve muri ayo mazima, mwabagabo mwe nimuve muri ubwo businzi n'ubusambanye no kurya amaruswa no kwicisha abandi no kubagambanira no kugira gute. Haleluya. Uyu ni umunsi wo kubwira Imana, Mana ngo tuvuye mu kwatera iwanyu, urahaza uraza gusenga isengesho uvuga ngo ngewe nyanaka nivanye mu gisekuru cyo kwa nyanaka, ingeso zose zabagamo mwami nitandukanyije nazo, nuko turi busenge. Ndasize mu isi y'umwuka, nsize abavandimwe banjye abakobwa n'abahungu, nsize ba masenge, nsize ba data wacu mu isi y'umwuka, ndabasize ntandukanye nabo. Ntangiye urugendo rwo kugira ngo Mana ungirire neza. Ineza y'Imana irahari, dokiro refore deki. Ineza y'Imana iradukikije, ariko ntabwo abantu dushaka kugira gute gusiga. Abantu turashaka kwakira imigisha y'Imana ariko tukiri kwatera, ntago byakunda. Ntabwo Imana ishaka kuduhera imigisha kubizira, ntabwo Imana ishaka kuduhera imigisha mu myanda, ntabwo Imana ishaka kuduhera imigisha mu bibi n'umwanda. Ni nko gufata umuntu uvuye guhinga ukamusiga amavuta, ntabwo Imana yakora iryo kosa. Bene data, uyu ni umunsi wo gusiga. Wigenzura urebe ibintu by'ibyaha byari wari urimo wivurugutamo. Uyu munsi ubwira Imana ngo Mana mpanange imbaraga zo kuva muri ibi bintu. Haleluya. Kuko nkeneye neza yawe rwose. Maze igihe ku musozi, ariko etape yaburaga niyo gusiga. Imana ibaha imbaraga zo gusiga, Imana ibaha imbaraga zo kwicomokora, Imana ibaha imbaraga zo kwivana kwa Tera. Tera ni papa wawe, ni uravuga mu izina, ni uravuga mu izina, utaza gusenga ukavuga ngo nkura kwa Tera. Tera ryari izina rya se wa Buramu. Tera ni papa wawe witwa Nyanaka, witwa Korode, witwa Nyanaka, niwe Tera mu ruhande rwawe. Uraza kwatura uvuga ngo Mana ibintu byose byabaga mu gisekuru navukagamo byose mwami nitandukanyije nabyo, rega nuguhamiriza imbaraga zo kureka ibi bintu, utangira urugendo rwo kubivamo. Muvandi, utangira urugendo rwo kubivamo. Umugabo witwa Yakobo itangire 32
nawe yagezeho biramucanga kubera izina ry'uburiganya yagendanaga naryo. Aribyaranye abana 11 arishakanye abagore 2. Arangije aravuga ati iri zina sinarigumana. Arangije yigira inama yo kuryikuraho. Imana ishimwe, yambutse ibintu byose byamubangamiraga bishyira hakurya ku cyambu cya Yaboki. Reka iri jambo ndeke kurivugaho cyane, wenda ejo tuzarivugaho naryo, ko abantu tugomba kugira ibintu twitandukanya nabyo byanze bikunze. Niba dushaka ubuzima bwacu buhinduka, nitugire ibintu, nitugire imico, nitugire ibintu twitandukanya nabyo. Tureke gushaka guhamagara imigisha y'Imana ngo ituzeho kandi hari ibindi bintu natwe mu mwuka tutatunganyije. Tubwira Imana ngo Mana mbibi, wowe ibyo ikubwira ntubikore. Ni ikibazo gikomeye. Imana ibagirire neza rero. Shalom shalom, nizere ko uyu munsi muravayo.